Mwiriwe neza abakunzi ba YouTube TV, umunsi mbafite ikiganiro kabisa mwari mutegereje muri benshi kiri excited. Najya ngo mbere na mbere ubanze ukore like, ukore na subscribe kuri iyi video ubundi dukomezanye ikiganiro cyacu. Mbere ko dutangira najya ngo ugire ibintu nkwibutsa, wibuke cya gihe warosomye ku kayuga wumva wishimye uri excited ugenda utera abantu big up basuza abakobwa batinyaga uri mugenda ubavugisha wumva nyine kabisa isari yawe nta wundi ari wowe nyine niranga ibyo byibutse wibutse na nyuma yaho kuntu byaje kugenda ese washatse wumvaga wakomeza kuba muri ubwo buzima wabayemo ese wumvaga uri muri regreta ibyo tugiye kuganiraho turebe zimwe mu ngaruka nziza cyangwa se n'ingaruka mbi zivuga ku nzoga. Ubundi twabanza tukibaza ni impamvu nyine abantu bahitamo kunywa inzoga, kuki batanywa amazi gusa ngo barekeraho ko amazi nayo amara inyota. Ubundi abantu banywa inzoga nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje bitewe n'impamvu nyinshi cyane zitandukanye buri wese afite ziri ku giti cye, nawe watekereza iyawe ku ruhande. Abantu banywa inzoga ko yakuze abona umuryango we papa na mama we banywa inzoga kumva nawe yazinywa nyine akabona nta kintu atwaye. Hari n'abanywa inzoga bakuze kuko yabonye inshuti ze ziri kunywa inzoga agashaka kugira ngo yisanishe nabo yumve nyine iyo mood barimo. Hamwe n'abanywa inzoga kugira ngo bice icyaka. Abantu banywa inzoga kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Tugiye kuza tureba ese ibyo mpamvu koko zagakwiye gutuma unywa inzoga gusa utazi ingaruka n'ibibi byazo. Ubundi umunyanzoga turimo tuvuga ngo ntabwo ari wa wundi usomyeho rimwe gusa oya ntabwo ari umwe usomyeho gusa, ntabwo ariko batubwira ko ari umunyanzoga. Ubundi siyansi tubwira ko umunyanzoga ari umuntu unywa inzoga inshuro nyinshi cyangwa se twita mu cyongereza regular, akaba azinywa inshuro nyinshi ku buryo bigera ku rwego rw'uko rimwe na rimwe yibagirwa gukora inshingano yari ashinzwe zikagenda nabi. Uwo twita umunyanzoga. Ubundi buriya umubiri wacu ukeneye inzoga cyangwa se alcohol? Igisubizo ni yego, umubiri wacu ukeneye alcohol, ariko alcohol dukeneye umubiri wacu ufite ubushobozi bwo kuba wayikorera. Urumva si byo, ntabwo ukeneye n'iturutse ku ruhande kuko umubiri nawe ufite ubushobozi bwo kuba wayikorera. Ubundi se buriya ni akahe kamaro k'inzoga? Dukurikije ukuntu siyansi tubwira, ubundi inzoga iturutse ku ruhande nyine alcohol iturutse ku ruhande nta kamaro tugira ku mubiri, nta kintu iba iri bwongere ku mubiri, ahubwo iraza igatuma ya alcohol dusanzwe umubiri wacu yikoreye iba nyinshi, bikaba byatuma itangira kudutera ibibazo iyo bibaye byinshi cyane. Niyo mpamvu nyine buriya nakubwira ati ndiwe unywa inzoga ushaka gukomeza ukayinywa ni uburenganzira bwawe, ariko ukamenya ko buriya umubiri wawe uburyo uteye n'uburyo ukora nta kintu inzoga yo ku ruhande iri bukumarire. Wenda niba bikomeza kugufasha kuba waganira n'inshuti zawe ugasaba n'abandi nta kibazo, komeza ubikore, ariko nyine ntukabye cyane kugira ngo utaze gutuma alcohol iba nyinshi mu mubiri, sibyo bigatangira gutera ibibazo. Buriya rero ingaruka mbi cyangwa se ibibi by'inzoga dushaka kubigabanyamo ibice bibiri. Igice cya mbere buriya ni iki twakwita igice cy'isosiyale cyangwa se uburyo ubana n'abandi, sibyo mu buzima bwawe busanzwe. Igice cya kabiri ni igice cy'ingaruka mbi inzoga zigira ku nyama z'umubiri wacu. Duhereye ku gice cya mbere ku buryo bw'isosiyale, namwe mufite ingero nyinshi cyane mwabonye cyangwa se byakubayeho. Iyo umuntu yanyweye inzoga nyinshi zirengeje urugero, ushobora gusanga arimo arwana, cyangwa ugasanga agiye mu busambanyi, agiye guca inyuma umugore we, cyangwa ugasanga atwaye imodoka agiye agonze umuntu arapfuye, nawe ubwo arapfuye, famiye ye ikabigizweho n'ubukene kubera ko niwe wari usanzwe uyitaho. Ni ibintu byinshi cyane ushobora gutekereza muri sosiyale se cyangwa se bishobora gutera inzoga zishobora gutera ku buzima bwacu twari dusanzwe tubayeho n'abo dusanzwe tubanye. Indi ngaruka ya kabiri ni ingaruka yo kuzigira ku nyama z'umubiri wacu. Buriya inzoga ikunda gutera ingaruka, ikunda kwibasira ibice bibi cyane by'umubiri, sibyo, bitewe n'igihe runaka umaze uyinywa cyangwa se n'ingano y'inzoga wanyweye. Buriya nk'umuntu wanyweye inzoga nyinshi mu gihe gitoya, inzoga ikunda kugenda igahita yangiza urwagashya cyangwa se pancreas ikarwangiza. Naho umuntu unyweye inzoga nyinshi mu gihe kirekire igenda yangiza umwijima buhoro bikazarangira umwijima upfuye, bikagira icyo twita liver cirrhosis. Buriya dusoza buriya ntitwafata umwanzuro tukareba niba se ukomeza kunywa inzoga cyangwa uzireka. Wowe ufashe uwuhe mwanzuro? Ngereka amagi inama nk'umuntu w'umuganga, umuntu ahuye n'abantu benshi cyane bafite ibibazo byatewe n'inzoga. Buriya bishoboka rero inzoga wazireka, cyangwa se bitagukundira ugafata gakeya katari bwangiza ubuzima bwawe bwo hanze cyangwa se social life, cyangwa kakaba kakwangiza inyama zawe zo mu mubiri. Ndagira ngo ushimire ko wakomeje kubana nanjye muri kino kiganiro. Ngira ngo abatusabye ko twakora kino kiganiro ku nzoga mwasubijwe ibibazo byinshi mwari mufite, nagerageje kubisubiza kandi nibyo nibagiwe mwabyandika muri comment hasi, nabisoma nkazabisubiza ubutaha. Ngira ngo nkibutse ko wakora like na subscribing kuri channel yacu kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro bitandukanye byinshi cyane. Ibyo mwakoze mwari kumwe na Ufite Aristide, naho utaha.